be muri iri teraniro. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Karibu. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Soma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12. Turasoma umurongo umwe wa mbere. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 12:1. Iba mwahabonye, reka dusome igice cya 12 urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma umurongo wa mbere. 12 umurongo wa mbere haravuga ngo, nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Ndasubiramo. Nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Turasoreza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 26. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 12. Turasoma umurongo wa 26. Dusome niba mwahabonye. Bibiliya yavuze ngo, umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Ndasubiramo. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ari hazaba. Umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Amen. Haleluya. Nitwa Singirankabo Boniface, ndumuvuga butumwa bwiza, ndumukristo muri ADPR, nsengera i Nyarugenge aho bita mu Gakinjiro. Ndi umugabo, inshuti y'iri torero, by'umwihariko nkaba inshuti y'umushumba. Ntekereza ko mperutsa no mu kwezi kwa 7, nigeze ndaba muri agenda yanjye sanga mperutsa n'umwaka ushize mu kwezi kwa 7 2024. Navuga rero ngo n'umugisha udasanzwe ko muri 2025 mu ntangiriro z'umwaka Imana yongeye kuntera iteka, mushumba agatekereza ko naza kubana namwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana.
rero mbifurije umwaka mushya muhire wa 2025 ntago naba nibeshye, bifurije umwaka mushya muhire. Imana ibagire neza. Hari ibyo mwasengeye mubisaba Imana uyu mwaka, ndizera ko ifite amatwi irumva izabikora kuko ni umutunzi w'imbabazi. Bantu mirongo tuzaze kubana tuganira ijambo ry'Imana, bampaye umurongo uri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma uvuga ngo nukoro bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Nakuyemo ijambo ryitwa gukorera Imana ugwije imbaraga. Niryo jambo numva nifuza ko turi buze kuganira. Shaka ko tuganira ku ijambo ryitwa gukorera Imana ugwije imbaraga. Aya magambo Pawulo ayabwira Abaroma yabonaga ko bikwiye ko abantu bakorera Imana. Mu mpuguro yabahaye yaravuze ngo nuko bene data, yarabanje arabinginga aravuga kubw'imbabazi z'Imana ndabinginga ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Gukorera Imana ugwije imbaraga. Iri jambo nakomeje kuritekereza bambwira ko nzaza kubana namwe, naritinzeho. Iyo bavuze gukorera Imana sinzi icyo mwumva. Menya mutekereza ko gukorera Imana ari ibintu byoroshye. Abantu babyidumbuyemo baraza ugasanga umuntu ananiwe gutwara moto ngo aje gukorera Imana, yananiwe gucuruza ngo azabasha gukorera Imana. Iyi Bibiliya iremereye kurenza ibyo ukora. Ntiwananirwa kwikorera ngo uvuge ngo uzakorera Imana. Ntiwananirwa urugo rwawe ngo uvuge ngo uzakorera Imana. Narije kubabwira ngo murasaba kuba ku rwego mubwira Imana ngo nubwo dusabwa kugukorera ariko duhereze kugwiza iki? Imbaraga. Ese iyi ndirimbo ni yande ndirimbye? Ni ya James, ni yande? Ni y'Abadorcas na Vestina. Baravuze ngo imbaraga zawe Uwiteka Imana zitumye ngo nongera kuvoma ku mariba. Murasabwa kuvoma ku mariba y'Imana. Niho hari isoko tuvomaho imbaraga zidutera gukorera Imana. So umushumba wanyu ngira ngo ni inshuti yanjye, ntago gusabana ntiturasangira, nicyo kibura. Ubundi mu bushuti habamo ako kantu kitwa gusangira, abantu bakicara bagasangira. Buryo umuntu mutari mwasangira by'umwihariko abara akantu kabura. Twamaranye nawe mwivuga butumwa hafi cyumweru cyose mu gihugu kimwe, tugirana ibihe byiza. Hagarukiye narabasuye, sina hano gusa na ruguru yo mwabanje kuba naho narabasuye. Ni inshuti yanjye, hari utuntu tumwe amaze kumenyaho, nanjye hari utwo maze kumumenyaho. Ikintu cyitwa gahunda ni principe, ni ihame. Iyo uri umukozi w'Imana ukaba utagira gahunda mu buzima, uburwaye ntago ubuzi ibyo ukora. None ukambwira ngo ukorera Imana utazi kubaha igihe, utazi kubaha isaha. Niba bashobuja, niba umuntu akubwiye ngo ndaza kuguha agafuka k'umuceri ungereho saa 4, iyo ugezeho saa 8 ugasanga yakinze, utaho babaye ngo uyu muceri ndawubuze. None Imana niyo mukorera mutagira gahunda. Ugeza numirira ambwira ngo ndigisha saa 8 magera saa 7 amakwigisha saa 10. Imagine turarwaye, dufite ikibazo. Twomba kugera ku rwego tukavuga ngo gukorera Imana bisaba iki? Iteraniro ni saa 3, umuntu akaza saa 9. Mutekereza ko gukorera Imana ari iki? Mumurikire. Hari abantu tugomba kubohora pe, arwana n'amasaha akaba afite amasaha 2 ari buze kuba mu nzu y'Imana, akajya mu kazi kandi akagenda amaze kumva ijambo ry'Imana. Mukamubangamira saa 10 zikagera atari yumva ijambo ry'Imana. Hari ibintu tugomba kwiga Abanyafrika kugira ngo tuzakire. Bizatugora, turarwaye. Murakirirwa mu rugo afite gahunda yo gusenga. Ese ko ntangirije mu magambo akomeye? Murumva ntangiriye he? Aho ni sawa? Muze kunyihanganira, ndumva ari wo mwuka ufashe ntago mbizi, muraza kwakira ukuri. Kubera ko tugomba kubavura kuko murarwaye. Ntabwo tuzakorera Imana tutari twamenye umurongo nyawo w'uko Imana ikorerwa. Niba badatabuja bo mu isi, umuntu aguhaye akazi akakubwira ngo ni saa 2 saa 12 za nimugoroba, ntabwo ukageraho saa 5, ntabwo ukageraho saa 6, kubera ko icyo gihe
uba wakishe. None mutekereza ko Imana databuja umutunzi wa byose, dukuraho umwuka duhumeka, dukuraho ubuzima tubayemo, ari we tuzakorera tutagira gahunda? Gukorera Imana ugwije iki? Imbaraga. Tugere ku rwego abaririmbyi tugire gahunda, abavuga butumwa tugire gahunda, abahanuzi tugire gahunda. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo umwuka ngo agengwa na nyirawo. Hari ibintu twica tukabeshyera umwuka. Simvuze ko umwuka adakora, arakora, ariko hari abantu baba batagira gahunda ngo ni ukuri ngo umwuka ngo niko ngo yabige. Oya, hari ubwo abikora pe, kandi yari umwuka wabikoze tujya tubimenya pe, ari umwuka isaha ikarenga turabimenya. Naho yari amagambo yawe yo kurondogora n'igipindi, tumenya ko ari we watubeshye. Mwuka wera, umwuka wera, umwuka wera yagufashe, tumenya ko ari we wagufashe. Rero iyo umuntu akorera Imana agwije imbaraga, iby'umwuka turabimenya n'iby'umubiri tukabimenya. Nimuvuge ngo amen. Muranyemerera rero aya magambo ze kuyaganira nkuko nayateguye. Yohana yavuze ngo umuntu nankunda ankurikire, kuko ahondi n'umugaragu wanjye nihazaba. Yavuze ngo umuntu nankorera data azamuha icyubahiro. Imana ifite icyubahiro ihereza abakozi bayo, kandi pe nukorera Imana neza, ukaririmba neza, ukabwiriza neza, ugashumba neza, ugaprotokora neza, Imana izaguha icyubahiro. Nta muntu nabonye wakoreye Imana pe ngo aviremo aho ngaho. Turabahamya, turabagabo bo kubihamya. Uyu ni umwaka wa 2025, fata mikrofone mvuga. Ariko aho natangiriye siho ndi, mbona Imana igenda izamura ku mesikariye, kandi icyubahiro Imana itanze ifite uburyo iproteja ku buryo ntawe ukivogera. Hari icyo abantu bishakira. Yewe nzi umuntu ugiye kubwiriza yatiriye vewiti kugira ngo akanga abantu gusa bamwubahe, babone ko ari umuntu udasanzwe. Ariko ngewe niba nkiri kuri moto, nimba icyubahiro cya moto, ubwo nigera no ku modoka bizakunda. None se yankuye ku igare ikankura kuri tapandigo, nkaba nitegera moto buri munsi, murumva imodoka itari hafi. Umuntu nankorera data azamuha iki? Icyubahiro. Gukorera Imana ugwije iki? Imbaraga. Shaka kuza kubabwira amariba 10 tuvomaho imbaraga zo gukorera Imana. Niba ukeneye gukorera Imana, hari amariba avomwaho imbaraga zo gukorera Imana. Muzi ko abantu bakora ino mu isi bose bafite amariba bavomaho imbaraga bakoresha. Ntago ushobora kuba umucamanza utarize droit, ntushobora kuba umuganga utarize kuvura, ntushobora kuba umushoferi utarize imodoka, ntushobora kuba umunyonzi utazi igare. Kuki mushaka gukorera Imana mutazi uko bakorera Imana? Muri impamvu abantu babyica. Dufite abantu b'abamotari baje gukorera Imana, ajya gutwara moto, mwitubeshya. Menya akazi kawe, bivangure, bisobanure. Kandi turashimira na leta yacu ko igenda ivangura ibintu. Mwese wowe ucuruza imyenda, usha no gucuruza, oya rwose curuza imyenda, agatutu karekera bavuga butumwa. Wibivanga n'ibyo umushumba yavuze. Nta mucuruzi w'inyanya ucuruza imodoka. Gukorera Imana nabyo bigira amahame. Menya ngo Imana umurimo yampamagariye no kuririmba, ariko ndasaba kuririmba ngwije iki? Imbaraga. Yampamagariye kubwiriza, ariko ndasabwa kubwiriza ngwije iki? Imbaraga. Munyemerero nkoreshe umwanya muto mbabwira amariba 10 tuvomaho imbaraga zo gukorera Imana. Mwiteguye kuyumva? Mwiteguye kumva aya magambo? Iriba rya mbere tuvomaho imbaraga zo gukorera Imana ni iriba ryitwa ubumenyi. Iki? Ubumenyi, ubwenge, kwiga. Igihe cyose ukora ibintu udafiteho ubumenyi, utize, birakugora. Zaburi ya 32:8 haravuga ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Gukorera Imana ugwije imbaraga. Isoko ya mbere tuvoma gukorera Imana ni isoko yitwa iki? Ubumenyi. Niba hari ikintu cyisha abantu b'Imana, ni ubujiji, ni ukutamenya. Imana iyiguhamagaye ntuzayikorera, isoko ya mbere usaba kuvomaho ni isoko yitwa ubumenyi. Uhita ubibwira ngo Mana ndasaba kunyigisha. Abagukorera bakora bate? Ababwiriza
babwiriza bate? Abaririmba baririmba bate? Iyo Imana itakwigishije ubikora nabi, kuko iyo Imana yakwigishije umenya uko ababwiriza bambara. Ko mutabyumvise? Iyo Imana yakwigishije umenya uko abaririmba bambara. Ntago umuririmbyi w'Imana uririmba indirimbo za gospel yambara nk'abaririmba sekira. Oya, n'ubwami bubiri butandukanye. Buvuga butumwa uhagarara imbere y'abantu. Harone ngeze kubona yabwirije yafunguye ibipesi yambaye isengeri cyane rwose, ibipesi yabifunguye rwose yambaye isengeri. Niko tutari wasobanukirwa uburyo umuntu uhagarara ku gatuti asokoza. Gukorera Imana ugwije imbaraga, isoko ya mbere tuvomaho imbaraga yo gukorera Imana ni ubumenyi. Ugomba kumenya ngo umuntu uhagarara imbere y'abantu yambara ate, areba ate. N'abantu bareba nabi, hajya imbere y'abantu ukajya ubona yabarakari ukagira ngo bamufite ideni. Ubumenyi iki? Niyo mpamvu Dawidi Imana yamubwiye ngo nzakwigisha. Imana ijya yigisha kandi yatubereye kandi Imana yigisha neza. Ni ukuri ikwigishije, ikwigisha ikinyabupfura. Imana irigisha. Kandi mpamvu mubona abantu bose bakora ino mu isi, bakorera isi, bagwije imbaraga yitwa ubumenyi. Imana isi yabashyiriyeho ibigo byo kwigiramo. Ntago wajya gusaba akazi muri leta utarize, bakubazaho wize ubumenyi bw'ibyo ugiye gukora kugira ngo ejo utazayobya abantu. Imana nayo rero yasizeho ibigo yigishirizamo abazayikorera. Dufite abantu bavuye mu bigo by'isi baza gukorera Imana batanyuze mu bigo by'Imana ngo bige uko Imana yigisha. Kandi Imana n'umuhanga. Mwarimu w'ino yananirwa, ariko mwarimu wo mu ishuri ry'Imana ntajya ananirwa ngo urakarota wamucikira he. Afite ibigo bine. Imana ifite ibigo bine yigishirizamo abantu bayo. Ifite ikigo yigishirizamo abiga babayo, ikagira ikigo yigishirizamo abiga bataha, igira ikigo yigishirizamo abiga nijoro, ikagira ikigo yigishirizamo abiga ku manywa. Ibi bigo uko ari bine byose Imana ibifitemo abanyeshuri. Kandi namwe mwicaye aha ngaha buri wese afite icyo yiga. Ngiye kubirondora se. Abiga babayo bose mu byo babujijwe gusurwa buri munsi. Basurwa rimwe mu gihembwe, iminota nayibaze. Iyo utabize rero kuvuga ngo abantu ngo dusengana ngo mubadezami ngo ntibansura, ntiwemereye gusurwa. Igihe cyo gusurwa nikigera bazaza. Ariko ubu koko urashaka ko tugusura, nawe ubwawe nturya ngo uhage, turaza uduhereze iki? Muri interina ni mitiyu. Imana ifite ikigo cy'abiga babayo. Abiga babayo namwe murabizi. Ahantu ba na moto ntihagera uri muri interina, ubu tugusure dute wabaye witonze kweri? Ifite ikigo cy'abiga babayo. Uwiga bayo ntiyemereye guhamagarwa kuri telefone ngo ngiye ngo telefone yanjye ngo n'umuriro ngo usigaye ushira ngo nta umpamagaye. Shyiramo indirimbo, ugiye wumva indirimbo, igihe nikigera tuzaguhamagara. Ubumenyi, isoko ya mbere ni ubumenyi. Imana ifite abanyeshuri yigisha ubumenyi kandi abiga babayo bose hari bibaranga, ni uniforme, hari bibagaragaza. Sinza kubivuga. Abiga bataha mu kigo cy'abiga bataha bose batunze iPhone, batunze laptop, bajya muri siporo, banywera icyayi kuri Simba kubera ko biga bagira bate. Abarokirirwa inyuma y'abiga bataha utazi kuri muri interina. Menya ikigurimo, umenye uko ugomba kucyitwaramo. Iyi soko tuvomaho gukorera Imana yitwa ubumenyi, iyo utari wasobanukirwa neza uyikorera uhuzagurika. Abiga nijoro hari ibyo babujijwe gusakuriza abandi mu ishuri. Abantu b'abanyarusaku hirwa basakuza, ntiwemereye gusakuza. Niba profeseri wawe ataha saa 5 z'ijoro ugomba kumukingurira mu kinyabupfura. Ariko uyu mugabo ngo aya masaha ataha, ntiwemereye gusakuza, ukingura ucecetse, nuzana urusaku barakudiha. Imana ifite abanyeshuri mu bigo byose, mugomba kwemera kwiga. Kandi nukuri amashuri mwiga azarangira, nukuri pe azarangira. Uribye yaravuze ngo urugendo rwo mu butayu ruzarangira, ubuzima bwo gutungwa n'amanu buzarangira. Yaravuze ngo nzagera muri Kanani yanjye,
maze nduhuke. Duha Imana icyubahiro. Haleluya. Isoko ya mbere twigaho gukorera Imana ni isoko yitwa iki? Ubumenyi. Ubumenyi. Leta ishobora kutakwigisha, umugabo washatse ashobora kutakwigisha, ariko Imana ni professeur, irakwigisha. Ko yatwigishije mu uyu mujyi, yaratwigishije mwakagira Imana uyu mujyi, kandi yaratwigishije. Twamenye uko bambuka umuhanda. Muzi uko twaje se? Turi kumwe n'abantu baje gusura abantu bahita baguma ino. None Imana, ariko mwakagira Imana, mureke dukorera Imana tugwije ikiyemwe imbaraga. Kandi n'ibi bigo by'Imana hari akantu yishuriyemo gakomeye. Ibigo by'ino byose ikibitandukanye ni uniforme. Ibigo by'ino abanyeshuri babyo tubatandukanyiriza kuri uniforme bambara. Wo kuri Apakope, mu Saint Andre, uniforme zabo ziratandukanye. Ariko mu ishuri ry'Imana uniforme zaho zose zirasa. Imana ikwambika uniforme idatuma niba bamenye ukodesha. Ubundi Imana no umuhanga. Ikwambika uniforme ituma batamenya niba uri imfubyi. Ikwambika umwambaro utuma batamenya niba utarize. Ikibazo nuko mwirirwa mwivamo ngo ngiye gukumumbona ngo ni Imana ngo yayingishije gusoma. Ibyo ninde ubikubajije ko yaguhishe mu mwambaro wabize? Buriya hari ibintu mugomba kumenya. Mugomba kugera ku rwego muhishurirwa uko abakozi b'Imana bitwara nuko bavuga. Umuntu umaze imyaka 10 Kigali witunze ngo ntiwize. Warize, ahubwo waragaradiwete inzuri igitangaza. Uri dogiteri. Umuntu ufite abana 4 biga i Kigali, iwanyu nta wize. Ubwo ntago wize. Ubumenyi iki? Turasabwa gukorera Imana tugwije imbaraga, tuvoma ku isoko dukuraho iki? Ubumenyi. Iyi soko ya mbere murayumvise? Mugomba kubwira Imana ngo Mana uduhe kuvoma ku isoko yitwa ubumenyi. Umugore wavomye ku isoko amenya uko atwara urugo rwe. Umugabo wavomye ku isoko amenya uko atwara urugo rwe. Iyo ukoreye Imana waravomye ku isoko yitwa ubumenyi, ntawe ukunyuzamo ijisho. Imana irakeneye abakozi, irakeneye itorero rigwije iki? Imbaraga. Isoko ya kabiri iyo mwayumvise? Isoko ya kabiri tuvomaho gukorera Imana ni isoko yitwa amafaranga. Eke murayashaka ngo cyane? Aha ngaha ni sawa rwose. Uriya mugomba kubwira Imana mu bintu igomba kuduhereza abakozi bayo, kaduhereza inote. Ko gukorera Imana ukennye ni kimwe mu bintu biri gutuma umurimo w'Imana utukwa. Turinginga Imana tubibwire ngo Mana isi nibiyuzuye ni ibyawe, kugira ngo dukorere Imana tugwije imbaraga. Harimo isoko ya kabiri tuvomaho imbaraga, ni isoko yitwa amafaranga. Itangiriro 13:2 haravuga ngo Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Umva Aburahamu ko yari ameze. 13:2 Itangiriro. Aburahamu yari afite ubutunzi bungana iki? Bwinshi n'amatungo n'ifeza n'izahabu. Noneho twe kubera karande y'Abanyafurika y'ubukene tugasenga tubwira Imana ngo uzaduhe umugisha wa Aburahamu. Umugisha wa Aburahamu wari ugizwe n'iki? Wari ugizwe n'iki? Musomye ngo yari afite amatungo angana iki? N'iki? N'ifeza zingana iki? Noese kuki musenga mukabwira Imana ngo duhereze umugisha nk'uwa Aburahamu, ntimuvuge ngo n'amafaranga nkaye n'imutungo n'amatungo nkaye? Aburahamu yasurwaga n'abashyitsi 3 akabaga ikimasa 3. Ariko wowe umwe araza ukagura inusu kandi ukazibara, ukajya uvuga uti buri wese wareze ukatubwira ngo uri umukire. Nta bukire ufite, uratubeshya. Dufite abantu bavuga ngo nabakire, ngenda bazi pe bitwa abakire, barabyitwa ariko sibo. Iyo ubona umuntu agusura adaherutse kunywa nido, ukazana uduta turiya duta muzana n'akayiko, ugahita umubaza ngo utuyiko urambaza utwonywa, wasizeho ngashyiramo bigakora nk'inkwera, kuvuga ngo uri umukire. Reka mbabwire tubwire Imana Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Uyu mugabo yari umukire, ntiyasurwaga n'abashyitsi ngo agire ikibazo, yarabakiraga. Nigeze gusura umubyeyi umwe, ndamubwira ngo uherutse kurya inyama ryari? Arambwira ati mu kwa 7, kandi twari mu kwa 2 k'umwaka wundi. Ngo nziherutse mu kwa 7. Ntikubera iki? Ati mukozi w'Imana, ati abantu 8 warya inyama wazibona. Ndamubwira nti ugomba kugera ku rwego
ati no wese inkoko ati inkoko yo yireke tubwe inkoko nayirya nte. Mugomba kugera ku rwego buri wese arya inkoko akayimara. Korera Imana mwimyoza gusa muri kwimyoza iki? None murumva akagahinda dufite, murumva gukorera Imana bizagenda bite tutari twagera ku rwego tuvoma ku isoko yitwa iki? Amafaranga. Kandi indirimbo ihari ngo yarabuze ariko ku Mana arahari. Isi nibiyuzuye n'iby'Imana. Ikibazo ufite nuko utayashaka pe. Ushobora kudatwara igare ugacuruza inyanya, ushobora kudacuruza inyanya ugacuruza inanasi. Mwigize abasirimu mwasize inzara gusa nk'umuntu wanjye ngwamana ngo ndi gucuruza itomati. Wabiki? Korera Imana ucuruza n'itomati, wibwire ngo umhere umugisha mu itomati. Korera Imana ucuruza imyenda, wibwire Mana ndagukorera curuza imyenda. Murasabwa kugera ku rwego mushaka amafaranga. Kuyobora abakristo bakennye mu rugamba, kuyoborwa n'umushumba ukennye nabyo n'uruga. Ese turagira dute mwakagira Imana mwe? Umushumba arakennye, abakristo barakennye. Umuvuga butumwa arakennye, abakristo barakennye. Tugire dute mwakagira Imana? Yeza kujya kubwiriza ahantu muri 2004 ndigisha pe, tugira ibihe byiza. Dusohotse umuntu umwe arabivuga kandi ndabyumva turi kuramukanya harya hanze, muturuka inyuma bahoberana. Numva abwiye mugenzi we ngo ari kurira mwigisha twigishe ngo yavuze neza, ngo ari kurira yambaye igipataro Mana. Ese mwakagira Imana mwe? Tugire dute? Nari inyambaye nta nanguri yindi nibura. None se tubigenze dute? Dukora umurimo w'Imana dute? Turashaka kuvoma ku isoko ya kabiri yitwa iki? Muyavuge amaki. Umushumba uzabashumba atababwira amafaranga zaba, mujye muyavuga kenshi. Cye muyavuga afite amatwi ajya yitaba. Amafaranga, gukorera Imana udafite amafaranga ni kimwe mu bintu bigoye. Kanyareke ariko afite amatwi yitabe yumve. Haleluya. Iyo ni isoko ya kangahe? Isoko ya gatatu tuvomaho gukorera Imana tugwije imbaraga ni isoko yitwa inshuti nziza. Iki? Biragoye ko wakora umurimo w'Imana udafite inshuti. Iyo bavuze inshuti uba ugomba kureba ngo hari abo twita inshuti ariko atarizo. Inshuti nyanshuti hari ahantu yimenyera, hari ibyo muhuriraho ukamenya ngo iyi ni inshuti. Umuhanga yaravuze ngo umuntu mutasenganye, umuntu mutasangiye, umuntu mutasuranye, uwo ni umuntu muziranye, si inshuti yawe. Uwo muraziranye ariko si inshuti. Inshuti nyashuti ni umuntu mwasenganye Imana ikavuga yumva, ni umuntu mwicaye ku meza mugasangira ubusa, ni umuntu mwatemberanye mukajyana ahantu. Imana ikumpera umuntu muri uyu mwaka utuma ukorera Imana. Barahari bagufata amaboko ugakorera Imana. Impamvu Elisa yakoze nuko Eliya yari ahari. Impamvu Timoteyo yakoze nuko Paulo yari ahari. Impamvu Yosuwa yakoze nuko Mose yari ahari. Impamvu Yesu yakoze nuko abigishwa bari bahari. Ukeneye umuntu ukorera Imana ugwije imbaraga. Hari isoko ya gatatu tuvomaho imbaraga, ni isoko yitwa inshuti. Imana iziguhe zirahari. Abo dufite nabirirwa baducira ibyuho ngo yabwirije ngo ariko ni umukene. Wankijije se? Ibona ugira imodoka 5 mu rugo ngenda n'amaguru. Kuriya mukozi w'Imana ngo ndamukunda. Wimbeshya nkunda iki? Ngo rukundo rufite ikibazo. Yubona uyu muntu yambara umwenda umwe uhora umubona buri munsi akaza gusenga ari umwenda umwe, ufite imyenda yuzuye igikapu, wamubereye umuntu ukamufata amaboko. Ni inshuti, ni isoko ya gatatu tuvomaho gukorera Imana tugwije imbaraga. Ni inshuti imeze ite? Ziza. Izi zirakenewe. Hari witwa Yonatani, ngira ngo yari inshuti ya Dawidi, ngo bari bameze nk'agati gakubiranije. Ureka biki gihe Imana uyu mwaka utari washira iguhuze n'andi maboko, uhuze n'abandi bantu. Ariko uzi kugira abantu 100 muri telefone, ukagira abantu 200 muri telefone, ukabura yego bari abantu mutunze mubona atarabo kubuzuriza telefone. Nokwirirwa bohereza linki, hirwa bohereza amafoto, hirwa bohereza ipusi. Bira bintu bamutwoherereza rwose mubigabanye, mohereza akanyenyeri niko kagaragara neza. Kari yo kaje
ubona kagaragara neza. Ese muranyumvise? Iyo ni isoko ya gatatu. Isoko ya kane tuvomaho gukorera Imana tugwije imbaraga, ni isoko umushumba yavuze nkigera hano, ni isoko yitwa kugira gahunda. Umuntu wese ukorera Imana mu bintu bimuranga harimo kugira gahunda. Urwandiko rw'Abatesalonike rwa mbere 5:14 haravuga ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda, mukomere, mukomeze abacogoye, mufashe abadakomeye, mwihanganire bose. Burya umuntu utagira gahunda gukorera Imana biramugora. Mu masoko ugomba kuvomaho, ugomba kuvoma ku isoko yitwa kugira gahunda. Sinibaza umuntu ufite telefone irimo isaha, ufite telefone, ufite isaha ku kaboko, ukuntu yica gahunda. Gukorera Imana utagira gahunda birakugora. Turasabwa kubaka systeme yo kugira gahunda mu byo dukora, kubera ko hari umuhanga wavuze ngo umuntu utagira gahunda ngo yakica n'umuntu. Yarabivuze, ndabisesengura, nabwira ngo yamwicate. Yaravuze ngo umuntu akubwiye ngo duhuriye ahantu saa 9, bari kuhamwicira, akahagera saa 9 ukahagera saa 10, umwica aba yahagutanze. Burya ni wowe umutanze. Urasabwa kugera ku rwego wubaka gahunda mu buzima bwawe, nibwo uzakorera Imana bikunde. Isoko ya gatanu tuvomaho gukorera Imana yakabaye ya mbere, ariko nayisizemo hagati, ni isoko yitwa Umwuka Wera. Niba hari ikintu gihari kigoye, ni ukwitwa umukozi w'Imana utari wavoma ku isoko yitwa Umwuka Wera. Ibyakozwe n'intumwa 1:8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Iyo umuntu ahawe Umwuka Wera aba ahawe imbaraga zo gukorera Imana. Ndagira ngo mbatangarize ko niba hari urugamba ruhari, ni ukubwirizwa n'umuntu utari wuzura Umwuka Wera. Niba hari urugamba ruhari, ni uguhanurirwa n'umuntu utari wuzura Umwuka Wera. Dufite abahanuzi ba pirate batuzuye Umwuka Wera, aguhanurira yaguteye umubare, ukumva arakurebye ngo se ngo uri umukobwa ngo cyangwa uri umugore. Iyo Mana itazi umukobwa, iyo Mana itazi umugore, iyo Mana babanza kugereranya ibintu. Ndagira ngo mbatangarize ko iyo umuntu atavomye ku isoko yitwa Umwuka Wera akorera Imana nabi. Nimuvuge ngo amen, nimunyikiriza ngo amen. Bibiri tubwira abasore bakoreye Imana baravomye ku isoko yitwa Umwuka Wera. Muri bukumwe witwa Daniel, ni umusore wagiye i Babuloni, yaravomye imbaraga, yaravomye Umwuka Wera. Ageze i Babuloni, Bibiri yavuga mu gice cya 8 bazana vino, bazana inyama, bashyira kuri table, baravuga ngo urasangira n'umwami. Umva umusore wakoreye Imana agwije imbaraga, amenya amakuru y'ibyo biryo, aravuga ngo hoya, ngo simbirya, ngo ahubwo agambirira mu mutima, aravuga ngo ntabwo nziyanduza. Muzi ibyo yasabye? Yaravuze ngo bamuhe iki? Ibishimbo n'amazi n'amaminwa. Aravuga ngo ngewe aba ari byo mumpa. Ninde mukobwa w'iki gihe waha inkoko akayanga akajya kurya ibijumba koko? Ninde ko yavuga ati rwose inkoko ndayirya ibindi zaba nihana? Ariko uyu musore yaravuze ngo mungerageze gusa mu minsi 3, mundebe. Ngo iminsi 3 yashize yarabyibushye, yarakeye, yirira ibishyimbo, yinywera amaminwa, yinywera amazi. Yari yaravomye kwiba ryitwa Umwuka Wera. Uzi ko bamujyanye mu rwobo rw'intare bakamutamo. Zaramuriye kuki zitamuriye se? Nuko atari inyama. Burya yarya inyama. Intare ntizirya ibishyimbo, zirya inyama. Impamvu zitamuriye yari ibishyimbo, ntiyarya inyama. Burya yarya inyama, intare zari kumurya. Twarangiza rero tukaririmba ngo Daniel ngo bamutaye mu rwobo, ngo intare ngo ntizamurya, ngo nanjye ngo bantayemo. Zakuryana n'imyenda wowe. Impamvu zitamuriye hari ibyo atariye, impamvu zitamuriye hari ibyo atanyweye, impamvu zitamuriye hari aho aticaye, impamvu zitamuriye hari ibyo atambaye, impamvu zitamuriye hari ibyo atavuze, impamvu zitamuriye hari aho atagiye. Urasabwa kuba mu buzima uvoma ku isoko yitwa Umwuka Wera. Reka Daniel, ntabwo mwibutse umusore witwa Yosefu wageze kwa Potifari akanga kuryama. Yaravuze ngo hoya, hari isoko navomyeho sindyama. Aranga, arwana muka Potifari. Umuntu yavomye ku isoko y'Umwuka Wera akorera Imana agwije iki imbaraga.
nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Turi ku ijambo ryitwa gukorera Imana ugwije iki? Turimo turavuga amasoko tuvomaho imbaraga zidutera gukorera Imana. Iyi soko ya gatanu muze kuyitindaho yitwa, murawufite cyangwa murawumva? Umuntu wuzuye umwuka wera hari inyigisho abatakigishwa. Umuntu wuzuye umwuka wera ntumwigisha ibyo barya, ntumwigisha ibyo banywa, ntumwigisha ibyo bambara, ntumwigisha amagambo bavuga, kuko aba yaragwije imbaraga, aba afite isoko yavomyeho imwigisha uko abanyamwuka bambara, uko abanyamwuka barya, uko abanyamwuka bavuga. Buriya abanyamwuka bafite iyindi si bituriyemo. Urasabwa kuvoma ku isoko yitwa umwuka wera. Nimuvuge ngo amen, munyikirize ngo amen. Hari umukobwa wayivomyeho isoko, aba hano muri Kigali, wa muri Kicukiro, yavomye ku isoko yitwa umwuka wera. Numvisha ubuhamya bwe bunkora ku mutima, kandi abanyamwuka barakunditse. Yari umwuka w'Imana ukurimo, ugira igikundiro kidasanzwe. Mu bimenyetso by'abanyamwuka harimo igikundiro. Umukobwa akundwa n'umusore w'umupagani, ari umunyamwuka, ariko ubundi umunyamwuka akundana n'umupagani ate? Biriya bintu mubihuza mute? Mwari mwabona intare igendana n'imbwa? Ibi bintu mubihuza mute? Gute umurokore n'umupagani basangira? Ngo ngiye ngo nzamuhindura. Ufite izihe mbaraga? Ahubwo azaguhindura. Ngewe muri 2002, mwirinde umucyo n'umwijima ntibibana, ntago bikunda. Muri 2002 ngewe nakunze umuhanzi uririmba indirimbo za Sekira, bari babiri kandi ndabakunda pe, ndabakunda n'undi acyabakunda. Ni umuhanzi witwa Bene Rutabana. Yaririmbye indirimbo imwe, intashyo abiwacu muraho. Iyo ndirimbo iramfata. Haza undi witwa Mibirizi waririmbye indirimbo ngo genda Mibirizi ukuntu wari mwiza. Izo ndirimbo ziramfata. Muri 2002 nabaga muri korali, baravuga ngo bazaza kurimbira muri stade ya Kamembe. Hari kuwa gatandatu njya kurepeta, ndavuga nti ndajya kumva abahanzi ndabakunda. Tugeze muri stade bararirimba, muri stade turafashwa pe, umuriro uragenda muri stade. Baravuga ngo igitaramo kirakoremereza muri hoteli yitwa 10 to 10, kwinjira ni 5. Icyo gihe no kubona 100 byari ikibazo. Bandambutse nijoro ngerewe nka saa 4 sanga kwinjira ni 5. Imbeho inyicira hanze, bigeze saa 7 baravuga ngo abashomeri bose nibinjire. Nanjye ndinjira muri boîte, no bwa mbere nari ngezemo sangamo amatara, abantu bose nsanga ni beza. Ndavuga nti Yesu we, nicara ku rukuta hariho miriwari, ndeba ukuntu abantu bari kubyina. Ndavuga nta hantu uzajya mpora amaza aho utinze. Ukuri hano hanze hari imbaraga nimudashaka umwuka wera, isi zabatwara. Bahise batwinjiye nka saa 7 baravuze ngo abashomeri mwese nimwinjire. Saa 7 nibwo twinjiye, ninjirira ubuntu. Kuwa gatandatu ukurikiye ncunga ya saha ya saa 6 abashomeri subirayo. Ngezeyo abantu bakabyina, umugabo akabyina kubera umunanira akicara, bakamukuramo inkweto bakazitwara, yakamukata inkweto zanjye zagiye, hakaberamo uduteno nka dukonda. Uwa gatandatu uwa gatatu subirayo. Ngezeyo mbona ni ngewe mjenye utabyina, abandi bose bari kubyina. Nanjye mba ndahagurutse kangira byaza zindi zo muri korali. Reka mbabwire, isi ifite imbaraga. Nimutavoma umwuka wera, muzabyina nk'abandi, muzarya nk'abandi, muzavuga nk'abandi. Nasubiyeyo Samudi ya 4, ngezeyo. Buri wese reka mbabwire, nukuri umucyo n'umwijima ntibibana. Bakoreye umuntu ibintu mw'iyo boîte, nabonye ibintu n'amaso yanjye. Ndavuga ngo isi ifite imbaraga zikomeye, kandi Satani nawe afite abakozi. Hajemo umugabo umwe rero yahemukiye indaya zaramubuza, zimenya ko yaje muri iyo boîte. Yari umusirimo yicaye kuri VIP, bamushyiriye akameza kujya aterekaho ikirahure n'inzoga yanywa, akagenda akabyina. Baramucunze ari kubyina, rya cupa yanyweragamo zirariterura indaya, zirisora hanze, inzoga zirayinywa, zishyiramo umwanda, zirazana zitereka ku meza ye. Yarabyinnye n'icyaka, araza yora rya cupa, ahita agotomeye yumva nyweye umwanda. Abwira ubare kumwe ati wangu somaho nawe wumve. Mugenzi wanyweye ati wanyweye umwanda. Ntumbaze kode bakingishije inzugi twari turimo, baradukubise bari gushaka umuntu
bazana imodoka z'abashinzwe umutekano, baravuga ati abantu bose bari hano mubajyane ku kibuga cy'indege kuri plane, mubakubite mubahane. Yari umuntu ukomeye. Badusora muri ya boîte bapakira abantu muri ya modoka. Bari kudusora ngeze ku rugi uko nari muto, mpita njya mu rugi ndwikururiraho, basora abantu bose ndimo, babapakira imodoka bankingiramo, sigara muri sare ngenyine. Ariko mwakagira Imana. Reka mbabwire, iyo utari wagwiza imbaraga, iyo utari wava mu Mwuka Wera, dufite abantu baririmbira Imana banarara mu kabari, dufite abantu bacurangira Imana bacurangira. Ni mureke mbabwire, tugomba gutandukanya ibintu, kubera ko uyu mwami dukorera ni umwami ufuha. Naragiye njya ku ntebe yari irimo nihengekaho, ubwo abandi barabatwara. Mu masaa 11 mu tunyoni numva umuntu arakinguye, ngiye kubona umuntu utwaye indobo na rakerete aje gukoramo isuku. Andebye Imana amubwira ati wasigaye hano, abandi babatwaye bari kubadiha, urasenga? Ntindasenga. Ati taha. Natashye niruka. Naravuze nti Mana, kuba batameneye ijisho aha hantu bigaragara ko uzankoresha. Iyo umuntu yavomye ku isoko yitwa Umwuka Wera, Umwuka Wera kamwuzura kamucengera, hari ahatajya, hari bitamuryohera. Igihe cyose uzumva amatwi yawe aryoherwa n'iby'Imana, n'iby'isi bikakuryohera, ukumva wakorera Imana, ukumva wakorera n'isi, ubutari wagera ku rugero rukwiye, urasabwa kubwira Imana ngo nyuzuze Umwuka Wera. Iyo ni isoko ya kangahe? Yitwa iki? Isoko ya gatandatu. Nyihute tugire dusenge. Ni isoko yitwa gusenga. Kugira gute? Umuntu ushaka gukorera Imana agwije imbaraga agomba kuvoma ku isoko ya gatanu yitwa gusenga. Urwandiko rwa Yakobo 5:16 kugera kuri 18, 5:16 Yakobo haravuga ngo mwaturane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. 18 arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Imana ishimwe cyane. Ntushobora gukorera Imana udasenga. Niba hari ikintu gihari kigoye, na abantu bavuga ngo bakorera Imana batabona umwanya wo gusenga. Urasabwa kugera ku rwego wegera Imana ugasenga. Ntiwayikorera, kuko imbaraga zo kuyikorera nta handi ziva mu masengesho. Umwami Herode yigeze afata Yakobo aramwica, ariyongeza afata Petero. Bibiliya avuga ngo abitorero barasenga, bagira umwete, barasenga. Urasabwa kuba mu buzima uvoma ku isoko yitwa amasengesho, niho uzakorera Imana bigakunda. Mukobwa udasenga korera Imana nabi, umusore udasenga korera Imana nabi, muvuga butumwa udasenga akorera Imana nabi. Nimwegere ku isoko yitwa gusenga. Isoko ya 7 ni isoko yitwa gusoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana ni isoko ya 7 tuvomaho imbaraga zo gukorera Imana. Kuko igihe cyose udasoma ibyanditswe byera uvuga ibindi. Isi yanditse ibitabo byinshi kandi si bibi kubisoma, ni byiza, ariko biragoye kuzakorera Imana udasoma ijambo ry'Imana. Biteye ubwoba, biteye agahinda, aho ushobora gusanga umurokore adafite imirongo 10 yo mu byanditswe byera ashobora kwifashisha, ishobora kumurengera mu gihe ahuye n'ikibazo. Wasomye silabisi, wasomye amategeko, wasomye histoire, wasomye amateka, ariko ijambo ry'Imana ntariri muri wowe. Ariko Yohana yandika mu butumwa bwiza igice cya 1 murongo wa 1 kugera ku wa 3 yaravuze ngo mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bivuze ngo ijambo ry'Imana rirarema, harimo imbaraga. Niba ushaka gukorera Imana isunga ijambo ry'Imana, usome. Uzi gufungura link 10 ku munsi utabumbura Bibiliya? YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, X, ibyinshi turabisura pe, ariko kuki tudasura ijambo ry'Imana? Baroko n'ubu tuba twicaye mu iteraniro pe, umuntu wibe
yemwe nyaboneka mukanguka. Isi irimo iradutwara, isi iradutwaza igitugu, irimo iratwirukansa. Ushaka imirongo, ushaka ibyanditswe byera. Iyo ni isoko ya karindwi tuvomaho imbaraga zo gukorera Imana, ni isoko yitwa gusoma ijambo ry'Imana. Muryitoze murisome, muryitoze murisome, muryitoze murisome. Bakristo badasoma ijambo ry'Imana bateje isi ikibazo, bateje itorero akaga. Ubaye ute udasoma ibyanditswe byera? Ugira inkweto 7 ntugira Bibiliya, ugira telefone 3 ntugira Bibiliya, ngo ziba muri telefone nizima. Bibiliya ifunguye nta kindi kintu kizamo, ariko telefone iyo ifunguye hazamo wambaye ubusa. Niyo mugomba kubitandukanya ibi bintu, ntago bihura, ntago bihura. Mugomba gushaka Bibiliya mukazishaka, ukwirwana udukapu tumeze nk'utw'ibipopi abakobwa mwe. Rwose nujya kurambagiza umukobwa azabanza kwereka Bibiliya. Kuki murambagiza abakobwa batagira Bibiliya mwa basore? Mwa bakobwa mwe, kuki murambagizwa n'abasore batagira Bibiliya? Yubanza umubaza ngo ugira Bibiliya, mbere ko umubaza akagira imodoka. Wase ngo sheri ngo ugira imodoka, zabahenangura imodoka niyo uri kubona ibanza. Sheri ngo ugira inzu, mubaze ngo ugira Bibiliya. Jambo ry'Imana murisome. Muri Bibiliya harimo akazi, muri Bibiliya harimo inzu, muri Bibiliya harimo minerivare, muri Bibiliya harimo amahoro. Haleluya! Usome ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana, soma ijambo ry'Imana. Njye ndi umukobwa, nta musore wantereta atanteretesheje imirongo yo muri Bibiliya. Haguteretesha convention atubatse wowe, ko nzaguha convention ni yaso, ko nzaguha moki, ariko barababeshya mwakagira Imana. Ariko uzi umusore guteretesha convention atari yanyweramo na kofi, ntazi n'umuryango ujyamo. Ariko sheri muzakujyana ko ijyane, hanza witonde musome ijambo ry'Imana. Iyi ni isoko tuvomaho gukorera Imana, no gusoma ibyanditswe byera. Haleluya, haleluya. Ibyanditswe byera bigwire muri mwe, ijambo ry'Imana rigwira muri mwe, ntago muzaba ingumba ku byanditswe byera. Isoko ya 8 ngana ku musozo ni isoko yitwa kurinda ubuhamya. Kurinda iki? Buhamya. Ufite abantu bakorera Imana batagira ubuhamya. Buhamya ni ikintu ushobora gutakaza, kongera kukibona bikazakugora. Abakozi b'Imana benshi bahemutse, bafite abantu bagiye bambura, abantu bagiye baguza amafaranga batazishyura. Ubuhamya burahenda. Guhagarara imbere y'abantu udafite ubuhamya, uri guta umwanya wawe ubusa. Murinda ubuhamya. Haleluya. Kurinda iki? Kurinda ubuhamya. Isoko ya 9 tuvomaho imbaraga yitwa gukorera Imana, ni isoko yitwa imbabazi, kubabarira. Matayo 5:7 haravuga ngo hahirwa abanyimbabazi kuko aribo bazagira bate? Bazazigirirwa. Mukozi w'Imana wese udatunze imbabazi ubukorera Imana nabi. Gukorera Imana bya nyabyo ni ukuba waravomye ku isoko yitwa iki? Kubabarira. Isoko ya ni bande banditse ngeze ku isoko ya kangahe? Isoko ya 10 idufasha gukorera Imana ni isoko yitwa kwihangana. Isoko tugomba kuvoma ku isoko yitwa kwihangana. Ntushobora gukorera Imana utari wavoma ku isoko yitwa kwihangana. Kubwiriza no kwihangana, kuririmba no kwihangana, kuyobora iteraniro no kwihangana, kubyara no kwihangana, kurambagiza no kwihangana, gucuruza no kwihangana. Utari wavoma ku isoko yitwa gukorera Imana, kuba umukozi w'Imana mwiza utazi kwihangana bijya bikugora. Isoko ya nyuma dusenge ni isoko yitwa guterana kwera, guterana n'abandi. Umuntu wese utavoma ku isoko yitwa amateraniro biragoye ko wakorera Imana. Dufite abavuga butumwa barwaye bajya mu iteraniro gusa bari bubwiriza, batamutumiye, atari kuri afishe,
ntashobora kujya mu materaniro. Umuntu wese udaterana, udafata umwanya ngo aterane n'abandi, avome ku isoko, yumva indirimbo, yumva ubuhanuzi, yumva ijambo ry'Imana, uri umukozi w'Imana utuzuye. Umuntu wese udaterana ngo afate umwanya atega amatwi, yumva uko abandi bavuga, bijya bigora kuba umukozi w'Imana muzima. Ndagira ngo munyemerere dufate umwanya dusenga. Uyu munsi navuze nka padiri mpagaze pe, numvaga ariko umwuka yampaye aya magambo kugira ngo muyumve. Mvuze amasoko 10, 11 tuvomaho gukorera Imana tugwije iki? Mwayumvise? Ayo masoko mwayumvise? Mwayumvise? Hagiye tuvuga ibintu bigasigara hanga ku buryo utakavuga ati umuntu wigishije yavuze iki? Ati yagiye muri boîte bari bamwishe. Ibyo nibyo navuze. Nuko nta kamera iri aho, nibyo bari gushyirako, nibyo bari kwandika, ariko mugomba kujya. Ariko n'abanyamakuru nabo rero nuko batari hano ndi kubona yari yanyu, naye ngiye kubahereza ubutumwa. Nabo bararwaye. Ugasanga basize title ku kiganiro, wafungura ugasanga ntibihuye. Ibi nabyo iyi soko bavomaho. Utaha tuzabashaka, nta muntu uzaza kumfata atarabatijwe. Abantu bose baza ku kamera mujye mubaza niba barabatijwe, abantu batazi iyo basengera baza gutesha ito, nabo tugiye kubigaho nabo. Tubwire Imana ngo Mana, duhe kugukorera tugwije iki? Murazikeneye? Murumva twazisaba? Tubwire Imana iziduhe ahantu tuzivoma, no mu guterana kwera harimo izo mbaraga. Mu nyemerero muhaguruke tubwire Imana ngo Mana, turumva twifuza ko uduhereza imbaraga. Imbaraga zawe uteka Mana zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. Imbaraga zawe Uiteka Mana yanjye zitumye ndongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. imbaraga zawe Uiteka Mana yanjye zitumye ndongera kuvoma kw'iriba ry'amashimwe. kugira umushumba tuyobore mu uyu mwanya mwiza wo gusenga, ariko uko asenga ubwira Imana ngo izi mbaraga nanjye ndazikeneye. Ukomere Imana amashyi menshi cyane. indi soko nakongeraho nanjye mwuka mishuriye iri muri Ezira 8 umurongo wa 21, kwiyiriza ubusa. Nabikurikiranye uko yabipanze, ndavuga ni nakanaga ningavuga karaba kakunze. Kwiyiriza iki? Ubusa. Hasome vuba vuba. Iyo wiyiriza ubusa hari amasoko atangira kumanuka muri wewe. Iyo wiyiriza ubusa hari imbaraga ugira zo kunesha ibyo abandi batanesheje. Iyo wiyiriza ubusa urerekwa. No kuri nzakwandika